ugasanga umukunzi wagusomera ubutumwa utabizi, inshuti yawe gusomera ubutumwa utabizi, kumbe uwo muntu yahuye n'undi muntu w'umuhakazi cyangwa se w'umutekinisiye ubizi neza abimufashamo agutwarira WhatsApp kandi ukajya ubona nta kibazo, kumbe urasoma nawe bakagusomera bakagusubiriza ntumenye ko byabaye. Ngiye uyu munsi ngiye kukwereka uburyo wakwinjirira umuntu, nkwereke n'uburyo nawe wamenya ko bakwinjiriye, nkwereke ibintu bigiye bitandukanye hano kwa Brad Official. Video iri kuri YouTube, niho mugomba kurebera yose, igiye kuba iriho none ahangaha. Iyi video uri kuyireba menya ngo kuri YouTube video yose iriho, irimo ibi bintu byose tugiye kurebera hamwe. Uko wamenya ko WhatsApp yawe yafunguwe muri mudasobwa cyangwa kuri smartphone, ibimenyetso byakubwira ko WhatsApp yawe yibwe, amamenyesha, uko wakoresha fingerprint mu kurinda guhagarika abantu bakwiba amabanga ya kuri WhatsApp, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Kumenya uburyo bwo gusiba cyangwa guhagarika WhatsApp mu gihe wibwe telefone, ako kanya ugahita uyikuramo. Ibintu byo tugiye kurebera hamwe na Brad Official. Nk'ibisanzwe dutangirana step by step, ndakwereka kuri telefone nge no kwereka no kuri mudasobwa, byose ni ibintu bijyanirana hamwe rwose. Wawe ikaze, turafunga rwose ibintu byose dutangirane. Turafunga ibintu byose. Brad Official, isoko ku ikoranabuhanga, internet is a future. Kora subscribe tubane igihe cyose. Dutangirane. Niba uri gukoresha mudasobwa cyangwa smartphone yawe, urahita ufungura icyo bita Google Chrome cyangwa se indi search engine ukoresha, kugira ngo byorohe kamite nkoresha iyo bita incognito mode, ku buryo turajyana step by step. Hano tugiye kwandikamo icyo twita web WhatsApp. Twemeze dusacinge. Hano bahita batwereka utuntu twinshi. Dore ahangaha niho tugiye gukanda. Nitumara kuhakanda baratwereka akantu hano garahita gafunguka. Ubu ni ukuvuga ngo ikintu tugiye gukora, tugiye kwinjira muri telefoni y'umuntu atabizi. Ariyo turakoresha iki? Turakoresha icyo bita psychological tricking, kuvuga ngo harazaho kumuganiriza kugira ngo yemere ko dukora utu tuntu, ariko we ntari bumenye ko ari WhatsApp tugiye kwinjiramo. Gusa ibintu ngiye kubikwereka ku mpamvu zo kwiga, ntabwo ngiye kubikwereka ku mpamvu z'ubujura. Nubikora bitemewe bazagufunga. Tugiye kuza hano muri telefone yabwo, nawe nizere ko turi kumwe. Urakanda hano handitse ngo use phone number, country code. Hano ni haba harimo ikindi gihugu, urakandaho gutya wandikemo u Rwanda. Wemeze nyine. Noneho hano uhera kuri 7 wandika nimero. Tugiye gushyiramo nimero y'umuntu tugiye kwinjirira. 7 ndinjirira yanjye mbere ku kuntu bigenda, gusa namwe bamwe bibona. 7 7 2 79 3 310. Wemeze ukore next. Iyo umaze gukora next, hano hari agakode bahita baguha. Iyi kode rero baguhaye kugira ngo umuntu uzamubwire ngo yishyiremo, ushaka kumuhamagara niba ari umukunzi wawe cyangwa inshuti yawe, kayibwira ati se ko hari utuntu ndi kugerageza kuri WhatsApp yanjye, wakanditse aka kantu baguhaye tukareba ukuntu biragenda. Ni ukuvuga ngo muri telefoni yanjye nanjye baraba bamaze kumpa aka kantu, ahantu ngiye guhita nshyira iyi kode. Hari aka message kaza hejuru, dore ngaka muri kukabona kuri smartphone neza. Dore ngaka ukanda bakakubaza ngo are you trying to link device. Wowe guhita umubwira ngo ukora confirm kugira ngo biryohe neza, ugakora use mobile data. Noneho ya code tugiye guhita agahita yande ukayimubwira, kuko nta ubusanzwe umuntu uri kuri WhatsApp yawe akubwira ngo nyohereza code baguhaye, noneho ubwo mubwiye code agiye gukoresha. Ubwo dore ni 3 inyuguti ya D F G
ubwo wamubwiye ukajya umusomera agashyiramo YG akimara kuyishyiramo tayari rwose nta mwanya ucaho bihita birodinga, ugategereza akanya gato ubutumwa bugatangira kuza. Byarangiye ugahita umubwira ngo ndabona hari ibintu byanze, ugahita umubwira ati ndabona biri kwanga, ubwo nta kundi tuzareba. ubwo ukaba uramushoboye, ukaba rwose uramushoboye. Message hari ushobora kuza accessinga kongera ngo muri kubibona nyine ngizi, ariko ubwo ngewe icyo twakoranaga nicyo ngicyo. Noneho sasa kugira ngo turebe yuko wamenya ko hari abantu bakwinjiriye muri telefoni zawe cyangwa se muri WhatsApp yawe, ko hari abantu bakwinjiriye. Ubwo ndakeka kubyo twarebaga ibintu twari tugiye kureba docs, turebe ngo tumaze gukora ibihe. Kwinjirira WhatsApp turabibonye, ubwo tugiye kureba noneho ibimenyetso byakwereka ko WhatsApp yawe yibwe. Kuvuga ngo niba nje muri smartphone yanjye hano, nkafungura WhatsApp, nkaza hano muri setting, nkaza hano handitse ngo linked device. Linked device bahita banyereka yuko harimo ngo Google Chrome Windows 3:15, kandi koko nibwo nabikoze. Hari n'indi yitwa Microsoft account. Ubwo tayari tumaze kubona ukuntu biba byabaye. Dore niyi ya notification niyihera, niyi ngiyi twayibonye ko tuyikuremo. Iyindi ni ibimenyetso by'uko ubutumwa bwawe busomwa vuba utarabona agaciro. Ibi nabyo twabibonye. Uko wakwirinda ko umuntu yongera guhuza WhatsApp yawe nicyo tugiye kureba muri telefoni yacu. Urazamo hano, uraza muri setting, uhite uza hano handitse ngo account, uhite uza hano handitse ngo two step verification. Muri kubona hano hantu handitse ngo turn off. Hano haba hari turn on. Wowe icyo ugomba gukora ni uguhita wafungura ugashyiramo imibare 6 ku buryo umuntu agerageje kwinjira WhatsApp yawe bitakunda. Ikindi ubwo na hano kano turagasoje uburyo bwo guca session, guhagarika nibyo tugiye guhita tureba. Guhagarika nk'ubu ngiye guhita nkora logout kuri WhatsApp yanjye. Muri kubona ko hano ninagezemo, kanze nkore logout mu birebe. Turaza hano kuri linked device, tuhite tuzamo hano tuze dukora logout. Tayari umuntu ari yatwinjiriye, turamuvumbuye isikora logout muri mudasobwa yacu. Ibi ngibi ubwo birangiye sasa, niyi ngiyi nayo kanyivane ubwo ntago nari nyizi. Ubwo ikindi tugiye kureba kwita ku miterere ya WhatsApp, kano ko kaba karangiye. Uko wakoresha biometric fingerprint. Ubwo no kuza n'ubundi mo hano muri account yawe, kaza hano handitse ngo chat lock. Hano waba ushaka gulokinga amachat. Kuvuga ngo hari telefoni zitagira biriya bimenyetso, ariko hano dushobora kureberamo kuri fingerprint. Yo nzayibereka ubutaha, igikoresho mfite ubu ntabwo kibikora. Gusuzuma neza permission zose WhatsApp ifite, uburyo bwo gukumira social engineering, kumenya uburyo bwo gusiba cyangwa guhagarika WhatsApp mu gihe wibwe smartphone yawe. Ahangaha icyo ugomba guhita ukora muri telefoni yacu ushaka gusiba WhatsApp,
uza hano kuri account, ukaza hano handitse ngo delete account, baguha warning bakakubaza niba ushaka gusiba koko account yawe ukabikora. So niba rero iyi video ikunyuze, tuzahurire muri video zindi zikurikira. Twabanaga Robert Official, kwibutsa gukora subscribe tukahita tubana igihe cyose. Robert Official, isoko ku ikoranabuhanga, internet za future. Kora subscribe tubana igihe cyose.